Turabashije mwese mudukurikiye nitwa Jean Pierre Kagabo tubaha ikaze muri iki kiganiro. Mu minsi ishize mwagiye mwumva ibiganiro bijya impaka cyangwa se abantu bavuga ku bijyanye no guca akajagari mu nsengero cyangwa miryango ishingiye ku kwemera. Insengero zirenga 8,000 zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Ni ibintu byazamuye ibitekerezo bigiye bitandukanye. Sibyo tugiye kuganiraho cyane, ariko tugiye kureba uko leta imikoranire yayo imeze hagati y'imiryango ishingiye ku kwemera. Turi batese ninde ukwiye kuba akibura undi. Turi kumwe na Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude. Tubaha ikaze Ministre. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Archbishop Laurent Mbanda, uri umushumba mukuru w'itorangirikani mu Rwanda, umuyobozi wungirije wa RIC, nagira ngo ni nk'ihuriro ry'imiryango ishingiye ku kwemera. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe na mugenzi wanjye, niba uri mugenzi wanjye simbiza ariko cyane, Scovia Mutesi. Murakoze cyane. Uri nyiri ikinyamakuru, ntago nahamya kuri mugenzi wanjye neza ariko hafi aho ngaho. Minister, iyi ngingo ijyanye no guca akajagari mu nsengero, mu kiliziya no mu misigiti, ni ingingo yagiye iganirwaho cyane. Bigitangira wabonaga abantu bose abagaragaza amarangamutima yabo ku buryo butandukanye, ariko nzi ko nyuma yaho hari ibiganiro byagiye biba, buri ruhande rukumva urundi. Uyu munsi nyuma y'uko ibyo byose bitangiye, abantu bagaragaza uko babyumva, murabona umwuka wifashe ute? Murakoze. Bijya gutangira nk'uko mwagiye mubikurikirana, hari ibintu nka bitatu twagiye tubona. Icya mbere twabanje kubona ubwiyongere urebye budasanzwe bw'amadini n'amatorero mu gihugu n'imiryango ibishamikiyeho. Biba byinshi cyane ugereranyije no ku gihugu kingana. Ubona ko harimo ibintu bimeze nk'akajagari bivuka uko bwije uko bukeye. Bimwe byubahirije amategeko, ibindi ubona ibintu bakora biteye impungenge. Icya kabiri twagiye tubona bimwe muri byo wasangaga n'uburyo bigisha wibaza, ubona harimo ibintu bisa nko kurindagiza abaturage mu bintu bidashobotse, ibintu bijyanye bimeze nk'ubuhanuzi budashobotse, ibintu bimeze nk'ibitangaza birirwa bakorera hirya no hino, ibintu byo kwaka abantu amafaranga ku buryo ubona butanyuze mu mucyo, n'ibindi n'imikorere ubona idashobotse. Nyuma ariko n'iki cya gatatu twe twabonye nuko n'abafite ibyangombwa n'abandi wabonaga noneho n'ahantu abantu bakorera hashobora kuzagera aho ngaho hagateza ibibazo. Iyo rero tumaze kubibona nibo twatangiye kuvuga tutari ko ibi bintu biri gupfira he. Dutangira rero kongera gukora ubugenzuzi kugira ngo turebe uko bimeze, ariko ubwo bugenzuzi bukorwa nanone bushingiye ko muri 2018 byari byarabaye, bimaze kuba hari ibintu abantu bumvikanyeho, ndetse n'itegeko ryari ryaravuguruwe icyo gihe rigenga imiryango ishingiye ku kwemera, ku buryo hari ibintu bari bumvikanye ko bigomba gukorwa mu myaka 5 ishize. Ubu twari mu mwaka wa 6, nibwo rero twagiye kureba uko bimeze ku mikoranire, turebe ko uko byubahirijwe. Ibitari muri iyo gahunda dufata icyemezo cyo kuba tubihagaritse, noneho tukareba ko hazamo noneho gahunda ifatika. Ubu rero icyo navuga nuko kugeza uyu munsi imibanire ya leta n'imiryango ishingiye ku kwemera ni myiza, nta kibazo kirimo kidasanzwe, kandi ibyo twumvikanaho tugira dukorana ni ukugira ngo iyo miryango ikore neza, irushaho gukora neza ku nyungu zacu twese, ariko by'umwihariko ku nyungu z'Abanyarwanda. Abanyarwanda ari nabo bakristo, ari nabo bayisilamu, ari nabo bayoboke b'amadini n'amatorero anyuranye, ku buryo rero izo nshingano tuzumvikanaho turi hamwe, noneho tukaba tukomeje gukorana kugira ngo turebe ko n'ibyo bitameze neza twabishyira ku murongo. Musenyeri Laurent Mbanda, abantu bumvise ko hari insengero zirenga 8,000 zafunzwe babyakira mu buryo butandukanye, ariko hari bamwe bavuga bati rurashyiditse hagati ya leta n'amadini, leta ntishaka amadini, akarengane kavutse, mbese bakavuga ibintu byinshi bitandukanye. Nkamwe muri iyo miryango ishingiye ku kwemera mubibona mute? Urakoze cyane. Uko tubibona mbona yuko nta guhangana kuriho, mbona kandi ahubwo hari ukuzuzanya, mbona kandi yuko nta biracitse ihari. Nk'uko minisitiri abivuze, ngira ngo ni ibintu bitari bishya kuri twebwe nk'abanyamadini, ni ibintu tuzi kuva muri 2018. Ahubwo wabivuga neza yavuga ko twiraye, ndetse ya breminga na COVID-19 ko nayo yaciyemwo, ariko ubundi twari dufite amakuru kuva muri 2018. Iyo dukora nk'uko twari twatangiye mu buryo bwo gushyira ibintu ku murongo ntitwirare, nibaza ko tuba tugeze kure cyane, ariko hagize ahantu tugira relax. Iyo relax rero nibaza ariko
yatumye inzego zibijejwe kandi nibwira yuko nyine bikwiye yuko na regulatory body ngira ngo ikwiye kureba nibwo buryo bwo kuduholdinga natwe accountable kugira ngo kubabaza ibyo mukora tubaza ibyo dukora kugira ngo tubiteshukeho. Ntabwo rero mbona ko ibyo ari uguhangana cyangwa yuko ari bibi, ahubwo ni ukutubaza ese bya bindi mushinzwe kandi mugomba gukora mubigereje he. Ku bwanjye mbona yuko ari ibintu bikwiye kandi mbona yuko ari ukudukebura, ahubwo ugira Imana agira umukebura. Iyo turebye amateka Bishop usanga idini bisa naho ryabanje ibikorwa kurusha na za leta nyinshi zitandukanye. Iyo urebye uko amadini yagiye aza, none byagenze bite kugira ngo amadini ageraho leta iza kuyakebura, kandi mu bihugu bimwe na bimwe tubona ko ahubwo amadini ari yagira inama za leta? Ibyo nabyo nibyo, amadini ashobora kugira inama abakristo, kandi abakristo nibo bari muri leta, nibo abakristo bacu. Ibyo ngibyo birasanzwe. Nibaza yuko kugira inama amadini n'amatorero na kiliziya ntabwo ari bibi. Inama ubahaye ngira ngo ishobora kumvikana. Byongeye iyo abantu bateshutse ku nshingano zabo kubera impamvu nyanaka, ngira ngo bakwiye gukeburwa. Icyo rero nizera ni uko nk'amadini hariho ibyo yagiye biba, nibaza yuko natwe dukwiye kureba tukavuga tuti ese twebwe twahanurana dute, twagirana inama dute, kuko hariho byinshi usanga yuko birenze, bituzanye mu nyigisho z'ubuyobe, bikatuzana mu nyigisho zitajyanye n'inyigisho za Bibiliya. Noneho ugasanga turarenze, hakazamo inyigisho z'iterabwoba, hakazamo inyigisho zo kugurisha umugisha. Nk'uyu nguyu yampaye amafaranga namuha umugisha, ariko ntibyumvikane bityo. Ni uburyo bwo kuganira. Ni uburyo bwo kuganira. Ugasanga noneho harimo akantu kaje gasa nkaho hajemo bizinesi. Icyo gihe rero buteshutse ku nyigisho z'ijambo ry'Imana, uba wiyinjiye mu bindi byo kwishakira indonke. Igihe rero hagira ugucyaha akavuga ati ibyo ntabwo ari byo, ntabwo nibaza yuko yabakoze nabi. Murakoze. Scovia Mutesi, uri umunyamakuru wakurikiranye impande zombi, dore unicaye hagati, leta, amadini. Ndagira ngo utubwire ibi bintu bigitangira, yenda twahera 2018 n'ejo bundi 2024 habaho ubugenzuzi bwatumye zimwe mu nsengero zifungwa, izindi zikagirwa inama z'ibyo zigomba guhindura. Ni ibintu byagiye byakirwa mu buryo butandukanye. Bamwe bakareba ku ruhare rw'amadini, ariko n'abandi bakareba ku nzego za leta nazo icyo zakabaye zikora. Wabitunyuramo muri makeya ibigaragara ku mpande zombi utagize urw'ubogamiraho, niba wabishobora? Biri bugorane kubera ko ndi hagati ya minisitiri na musenyeri. Umwe ni musenyeri wanjye, undi ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ugira idini se burya? Kugira ngo ingire idini narabatijwe ndakomezwa. Ikintu cyabaye hano ntabwo turi buvuge ko abanyamadini twavuga ngo bakoze ibidakorwa ku rwego ruri hejuru kurusha ibishobora kubaho binyuranyije n'amategeko, cyangwa gusa hagaragayemo abakora ibidakwiye gukorwa. Icyo nicyo cya mbere. Ariko harimo n'abafite ibyo bakora, kuko nituza kureba uruhare rw'amadini n'amatorero mu burezi, mu buvuzi. Icya kabiri, leta ikennye kubona aho nakwita ngo turuhurire umutima. Ntabwo tugira ibigo, ntitugira ahantu hazwi kandi hizewe dushobora kwerekera ngo gihe wababaye ngeyo. Ariko mu rusengero abantu bajyayo akizera ko hari Imana imwumva, kumva hari musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa umushumba uvugana n'Imana nayo yagiye kumufasha gusenga aruhuke. Navuga ngo rero amadini n'amatorero byabaye ubuhungiro bw'abagowe n'imitekerereze cyangwa no kugorwa n'ubuzima, kubera ko leta itashyizeho uburyo buhoraho dushobora kuyihungiraho muri ubwo buryo. Ariko mu mikoranire byakabaye ari byiza leta igakora iby'imbaraga, noneho amatorero agakora iby'amarangamutima, cyangwa ibidafatika ariko by'amarangamutima. Ariko ikibazo cyaravutse nk'uko musenyeri amaze kubivuga, amadini abisuko. Kandi ntabwo ari ubwa mbere, ninza kuvuga nabi uko byavuzwe muri Bibiliya, nifite musenyeri ndizera ko ari bubinoze. Hari aho ngo Yesu yageze asanga inzu y'Imana yabaye iguriro, afata inkoni, tubona batubwira uko yabigenje. N'ubu rero ntekereza ko leta yari yafashe uruhare rwo kwinjira mu maguriro yitwa inzu z'Imana, kugira ngo icyari isoko iyi gisubize kuba urusengero. Ariko n'ingaruka kuri leta rero yageze mu iguriro. Leta abantu bayita umubyeyi, ariko jye siko mbyemera, nayita ikiraro twese twambuka duhuriyeho. Jye wananiranye n'uyu washobotse,
noneho leta tukayihuriraho nk'ikiraro twese dushobora kunyurana, uva habi n'uva heza twese tukahanyuranira. Yageze muri rwa rusengero rero, kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura, itwara ibidakwiye gutegurwa, itwara n'ibiteguye, byose irapakira irajyana. Igeze ipfira iratangira avuga iti ariko iri ryari icupa ririmo amazi, ariko iri ryarimo ubusa, ariko byose yagize ite yabimanukanye. Scovia, reka twivuga mu buryo bw'amahanga. Reka ntange urugero, mu ngero ndatanga zifatika. urugero. Iki kibazo cy'amadini ntabwo cyakabaye giteza crisis, giteza impagarara muri rusange, kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu. Ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ukorera Kacyiru, hari umurenge byaberagamo, kandi hariyo umuntu uhagarariye leta aho hantu, hariyo umuntu uhagarariye RGB wawe ushobora gutanga raporo akavuga ati ariko ibibera iwacu ntabwo ari iby'amadini. Hari n'abaturage babibona. Hari n'abaturage babibona. Rero inzego za leta zararangaye, ikintu gitangira avuga ngo Scovia arasenga mu rugo, bivaho biba icyumba, bivaho bibiguriro, bivaho dutangira kuhakorera n'ibyaha birenze kuba amakosa. Inzego za leta zizira noneho icyarimwe. Buriya umuntu uzakubeshya akubwira ko leta itagira imbaraga, nubwo yaba ari iyi nzu turimo bashyizeho idarapo ikitwa leta, irakuzahaza uko yazi imeze kose. Icyo rero nicyo cyabaye, leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo. Icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe Imana, abandi barimo kuvuga bati turarenganye, abandi barimo kuvuga habaye iki. Iyi iba yaratangiye. Nese Scovia, kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha? Ntabwo ikwiye. Nge ntekereza ko impamvu dutanga mituweli uzi ariyo ni ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivurize hafi. Kuki se leta itashyizeho ibitaro CHK Kanombe na Faisal gusa ngo muri aho dutuye ni habe amavuriro mato? Hariya kanini k'umuriro bakumva byanze, noneho dogiteri akazaza gusuma ikintera umuriro. Aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengera. Ndatanga urugero, urusengero bagezeho kugenzura bagasanga rudafite umurindankuba n'ikigega. Ibyo bintu koko birashyira abaturage mu kaga kuko hatari ibifata amazi, ariko hari mu kwa karindwi iyo bamubwira bati imvura y'ukwa 9 izagufite iki, ariko bayimubwiye muri 2018. umurindankuba niki harimo rega n'abavuka. Uwo muntu bayimubwiye muri 2018 n'uwavutse yasanze itegeko rihari ryaravuguruwe na minisitiri uvuga turacyaca mu kibaya cy'ibyondo, kandi nawe 2020 yari afite ku Rwanda tuzaba vision 2020 urayibuka. Ntabwo yayikoze. Ibyo ari imihigo. Amazi tuyafite 80 na kangahe ku ijana, twarashakaga 100. Umuriro nawo nuko. Rero n'abandi batekereza ko niba yarubatse urusengero agafata urusaku agashyiraho ubwiherero buzima, bagasanga wenda habura ikigega, niba muha iminsi. Ariko mu by'ukuri kananga urugero rw'urusengero giye nabonye n'abaje ngo babareze iki. Urusengero ruri hejuru ririya za Nyacyonga babareze ko badafite amapave ya parikingi. Kuri urwo rusengero umuntu ufite imodoka ni umuntu umwe. Umuhanda ujyayo ntabwo dushobora kujyayo twambaye uko twambaye uko, tugezeho ntiwamenye uko dusa kubera itaka n'ivumbi. None ukabaza ngo amapave atari imbere y'urusengero birateza akaga mu buryo utababwira uti tuguhaye ukwezi mushyiraho amapave. Rega kuyobora ntabwo ari uguhirika, ni ukukomeza ukamubwira uti tambuka, genda. Umubyeyi nigisha abana kugenda, atera intambwe imwe, bwacyo ukabona arakomeye ukarekura. Muri make umuntu agwaye nk'umunota umwe cyangwa iminota 2, ni iki wumva amadini atakoze yakagombye kugikora, ni iki leta itakoze yakabaye igikora? Icyambere amadini atakoze, ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta. Kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera. Hari ibyo bagomba kuba bubahirije ku nzu bagiye gukoreramo. Ibyo amwe mu madini, hano dufite amatorero, pasiteri yaguje Range Rover aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere, Imana yamufashije amaze gutera imbere yaguze Range Rover. Bwa mbere na 2018 bavuze ngo abantu bimuka aho bari, we yaragiye kuko yarakodeshaga igihangari ntafite naho aba. Ubaza rimwe mu mwaka agakoresha igiterane Gahanga nk'ahandi habereye kampeni, abantu bakamuha amafaranga agasubira yaba kugira ngo abeho. Mu by'ukuri uwo muntu yananiwe kujyana amasezerano na leta atangira itorero ngo ayubahirize. Leta iki itakoze niki? Yagiranye amasezerano n'umuntu ariko ntiyagenzura ko yayubahirije. Iyo imaze kwicara rero ntikurikirana ibyo yagombaga gukurikirana, izira rimwe. Leta ndakwibutsa ko ifite imbaraga, icyaba cyose nta cyarusha leta imbaraga, nge niko mbizi. Izira rimwe igatwara wa muntu wananiranye, bigatuma nanjye warwazaga ngerageza ngo nubahirize, ngendera mu gikundi cy'abananiranye. Icyo nicyo kibazo cyonyine. Ntabwo nemera ko niba hari ikosa
rikwiye kubera umunsi umwe ngo rigenzurirwe umunsi umwe inzego zose zirivugaho kugeza no kuri perezida wa repubulika. Hakwiye kuba haratangiye gitifu w'akagari atakamba atanga raporo ku karere, akarere nako kabaza minisitiri ati ibi tubikore dute, bakomeza ku buryo inzego zose zibifite. Ariko byaje nk'icyorezo twese turikanga, niba idafite icyo bitwaye twabigize ikibazo. Minisita, leta y'u Rwanda y'isoma itegeko nshinga ry'u Rwanda ni leta idashingiye ku idini, ariko ingingo ya 37 y'Itegeko Nshinga igateganya ko abantu bafite uburenganzira bwo ku myemerere, wakemera bya gakondo, wajya mu idini ushaka. Icyo nshaka kubabaza, muhuza mute ibirimo bikorwa uyu munsi byo kugenzura amadini n'ubwo burenganzira ntavogerwa buteganywa n'Itegeko Nshinga? Murakoze. Uburenganzira nk'uko bivuze, uburenganzira bwo gusenga, uburenganzira bwo kugira ukwemera, ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu na leta yacu yemera. Ariko uburyo noneho amadini ajyaho n'imiryango yashingiyeho, uburyo bijyaho nabyo bifite itegeko ribigenga ryo muri 2018 nk'uko twaze tubivuga, rigenga noneho uburyo wandikisha umuryango. Tuyita imiryango, buri amadini ni imiryango ishingiye ku kwemera, uburyo yandikisha ibyo ukora, aho ukorera, abayobora abandi ukuntu bagomba kuba bameze abayobora, n'ibindi. Ibyo birahari. Uretse n'ibyo noneho amazu yubakwa mu gihugu, icyo yaba yubakiwe icyo ari cyo cyose, niba ari inzu yo guturamo hari amategeko abigenga, niba ari inzu yo gukoreramo imyidagaduro hari amategeko ayigenga, ayo mazu yo gusengeramo nayo hari amategeko ayigenga, kuko mbere y'uko yitwa kiliziya cyangwa se umusigiti cyangwa ikindi, ni inzu ikorerwamo ibyo ngibyo kitwa gutyo. Ibyo rero byose bifite amategeko byose abigenga. Ayo mategeko kinagiraho rero kuba ari ukugira ngo yubahirize nyine bwa burenganzira abantu bafite kuko bafite uburenganzira bwo gusenga, bagasengera ahantu hameze neza iyo bahura ari benshi, bagasengera ahantu habaha umutekano nk'uko ayo mategeko abiteganya. Ibyo kandi twese tubyumvikanaho, ku buryo ibyakozwe kubera ko byari byarakozwe n'ikindi gihe sinabishya, byagaragaye ko harimo ibibazo, kandi ibibazo byagiye birebwa, abantu bakareba ko base ibingibi ko twabyumvikanye. Uretse n'ibyo ko abantu bahawe igihe kugira ngo babikosore, uyu munsi bigeze he, habaho noneho kujya gukeburana, niko nk'uko na Bishop babivugaga hano mu kanya, habaho kujya gukeburana. Ikindi nagira icyo mvugaho gitoya ni cyuko bavuga bati byakorewe rimwe, nk'uko mugenzi wacu ari kwivuga aha ngaha ati leta imanuka, kuko niba ari akazi ko kugenzura kabaye kaba buri munsi, kuki tubibona bikabera kimwe, ngo amatorero 8,000 arafunzwe. Ni amatorero, insengero zikubye 4 utugari twose two mu Rwanda, niba ari utugari 2,000 insengero birenga 8,000. Icyo rero nacyo kigaragaza ko byari bikeneye imbaraga nyinshi, kuko iyo ubona muri 2018 hagati aho ngaho zariyongereyeho ibihumbi birenze 7, kandi bitujuje ibisabwa, ni ikibazo gikomeye. Ikibazo kigakomera kubera iki? Kubera ko abantu benshi n'ubundi bari muri ayo matorero, usanga n'abayobozi turimo kuvuga bagombye kubikurikirana turimo tuyasengeramo, hari ayo dufitemo imirimo, harimo aduha akazi, kandi hari ayo tubereyemo abahanuzi, hari ayo turimo turabavugabutumwa, hari aduhemba. Ibyo byose bituma haba umwihariko watumye nyine ko haboneka hagomba imbaraga zidasanzwe kugira ngo hajyemo gahunda, kuko utabikoze gutyo byagorana kugira ngo ushyire ibintu ku murongo. Ni nayo mpamvu rero kijustifia icyo kinyuranyo kiri hagati y'ibisanzwe n'ibi ngibi birimo gukorwa, ko kugira ngo gahunda izemo. Ariko Minisita, igihe Perezida wa Repubulika yagize icyo avuga kuri iki kibazo, anavuga ati nari nkizi, ubwo yakiraga, ubwo abagize inteko barahiraga na minisitiri w'intebe bakarahira, ubona ko abanyarwanda benshi noneho batoye baravuga, n'utarafite icyo akavuga ati akumva ariruhukije ubutekamutwe mu madini, noneho bagatangira kwataka. Ariko n'inzego za leta kugeza aho bigeraho ngaho, kugeza ubwo umukuru w'igihugu azavuga, icyo kintu gituma inzego zacu zitabona ibintu hakiri kare. Ubu dufite uwuhe muturambye wo kuvuga ngo noneho tugiye kubaka ibiramba, niba nanjye shinze n'uwo muryango ushingiye ukwemera, mbe mbizi ko nta muntu uzaza kumfungira ikindi gihe, mbe nzi neza ko bimeze neza, byibura nanjye ntekane, wa mugani ko avuga ngo senga utekanye. Umuturambye icya mbere nuko ibi biri gukorwa ni urugendo kandi rutarangiye, kubera ko ubugenzuzi hari ubwakozwe ku bintu bimwe, ni inyubako twahereyeho. Nyuma yaho mwabonye ko hari n'amadini amwe n'amwe yagiye afungwa
bitewe n'impamvu zinyuranye. Hari ibishingiye ku myemerere n'ibyo bigisha abaturage n'uburyo birirwa bajyana mu bintu bidashobotse. Hari adafite ibyangombwa byuzuye bikinakomeza, ariko hari n'ibindi bigomba gukomeza. Ibikomeza ni ibihe? Ni uko ubu tugomba no kwibaza ngo ese ubundi amadini angana gutyo muri iki gihugu, ese koko ni ngombwa? Tugomba kugira ibintu bingana gutyo. Haba hari gahunda yo kugabanya umubare w'amadini? Ni ukureba ibyujuje ibisabwa, kubera ko hari byinshi bitujuje ibisabwa. Kuko nk'ubu ngubu niba twararebye inyubako, tukareba bamwe mu abadafite ibyangombwa, hari n'abandi dufite ubu ngubu bafite ibyangombwa ariko badafite ibyo bakora hano mu gihugu. Hari ibyo mu kanya bavugaga, umuntu ugasanga yagiye muri RGB, agira amasezerano na leta, yandikisha urusengero, bamuha license yo gukora urusengero n'ibikorwa by'iterambere, kuko buri gihe birajyana. Yamara kubikora ntagire na kimwe akora, ahubwo akajyaza ahantu hari akabare, sare, akayifungura ku cyumweru, bagasenga, bakamuha amaturo, agataha. Ugasanga nta kindi gikorwa na kimwe akora muri iki gihugu. Ibyo urumva ntabwo ari ibintu twakwemera ko bikomeza muri iki gihugu, kandi abo ngabo nabo ni benshi, baracyahari. Abari gahunda yo gukurikirana abakora nk'abo? Ibyo byose rwose aho biri hose bigomba guhagarara, ntabwo bizakomeza gukorera mu gihugu. Tuzasigarana koko abantu bafite ibyangombwa bemera gukora, kandi bakora koko ibikorwa byubaka sosiyete y'u Rwanda, byubaka abanyarwanda, nk'uko ariyo ntego dufite nk'igihugu. Ariko abantu barindagiza abaturage cyangwa se abantu babambura n'utwo bafite, nta mwanya tuzakomeza kubaha mu mitegekere cyangwa se mu miyoborere y'iki gihugu. Hari umwe mu bayobozi n'ubise avuga ngo insengero zishobora nk'ahantu runaka zishobora kuba ziruta umubare w'amashuri ahari. None se niba mubona ko ari ikibazo, muteganya yuko byaba byubatse bite ku buryo hasigara izo nsengero cyangwa ayo madini mwumva bidateye ikibazo? Byakorwa bite? Hari umurongo mwabitanzeho? Hari inzira ihari? Ibi byose ni ibikorwa bikorwa igihe cyajya bikaganirwaho, kandi ntabwo dukora twenyine. Ni ukuvuga ahantu abaturage bafite impungenge z'uko insengero ari nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bikorwa, ibyo ni ibintu turimo kubarura aho byaba biri. Tuzaganiraho n'abayobozi b'amadini n'amatorero, noneho tukagira umurongo tubiha, ariko tubifatanyije twese, kugira ngo bitagira uwo bibangamira cyangwa se bitagira uwo bivutsa uburenganzira bwe. Ariko ni ibintu bikenewe dukurikije amakuru tugenda dukura muri ibikorwa turimo gukora, kubera ko hari ibyo twari tuzi tubitangira, ariko nyuma uko bigenda bijya imbere hari ibyo abaturage bagenda batubwira, hari amakuru n'abayobozi b'amatorero ubwabo bagenda batwihera, hari n'ibyo natwe tugenda tubona rimwe na rimwe wenda abantu bamwe batari bazi, ariko tugenda tuvuga ko amakuru bigenda biduha atuma tubona uburyo bwo kuzanoza neza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere, ku buryo twifuza ko iki gikorwa cyazarangira imikorere ibaye myiza kurusha uko yari imeze, bikagirira n'akamaro igihugu n'abaturage, ndetse n'abakora uwo murimo w'Imana bakawukora mu buryo bwiza kandi mu buryo butuma nabo bashobora guteza imbere abo bakorera. Murakoze Musenyeri Mbanda. Nanjye maze iminsi ngana n'abantu twibaza gute idini cyangwa itorero rishobora kumara imyaka 100, wababaza n'insengero 2 cyangwa 3 z'icyitegererezo ugasanga ntazihari. Ubwo ariko byagera no ku bindi bikorwa bihindura imibereho y'abaturage, nubwo hari benshi banabifite. Ariko ubwo nagira ngo mpere kuri icyo mbabaza nk'ubunararibonye mufite haba mu itorero ryanyu no mu bujyanama mugira, iki kintu cyo kugira ngo abantu bafite iyo miryango ishingiye kwemera nabo babigira inshingano, habe ikintu cyo kwigenzura, babe bagira inama hagati yabo. Ikintu cyo kwigenzura hagati y'imiryango ishingiye kwemera murabona gishobotse cyakora gite? Urakoze cyane. Ikintu cyo kwigenzura ndabona yuko gishoboka, kandi mu by'ukuri birebye twarabitangiye, yenda twabigizemo ubushobozi buke cyangwa se tubigendamo biguru ntege. Twatangiye ikintu cyitwa RIC, Rwanda Interfaith Council. Ngira ngo cyari kigamije kugira ngo natwe ubwacu twigire inama, natwe ubwacu twigenzure, natwe ubwacu dufatanye na RGB kugira ngo dushobore guhana inama, kugira ngo dushobore gukora n'ibyo dushobora gukosora, cyane cyane nyuma ya 2018 aho tubone ibyo twari tubonye. Kandi ndibwira ko RIC yarakoze tubona ingero nyinshi mu gihe cya COVID,
n'ubu kandi n'inzego zagiye zifatanya kugera ku rwego rwo hasi. RIC rero yagerageje uko ishobora gufasha kandi kujya inama, ndetse no kuri ibyo by'insengero hari igihe twageze igihe cyo gufunga muri 2019 niba ntibeshya, hanyuma RIC igerageza mu gufasha mu kugenzura no kujya inama no kwerekana ibyaba bikwiye gukorwa. Icyo rero ndibaza ko cyahabaye, icyo kwigenzura rero kirashoboka. Ikindi cya kabiri, ngira ngo iyo dutangiye gushinga amashuri yo kwigisha iby'iyobokamana tuba turiho tugira ngo tuzamure imyumvire n'ubumenyi bw'abakozi b'Imana n'abapasitori, kugira ngo nabo bagire urwo rugero rwo kureba no kugenzura no kumva ko hari ikintu gikwiye guhinduka. Ibyo rero nabyo biriho birakorwa, ngira ngo tumaze kugira amashuri atari makeya, yaba hari Kabuga turabifite, yaba Kibogora turabifite. Icyo ni ikindi gishobora gufasha. Ikindi cya gatatu umuntu yavuga nuko muri uko kwigenzura twagerageje gukorana na JAF, tugerageza kandi gufatanya na RGB. Aho ni ukugerageza kugira ngo duhane inama, tungurane ibitekerezo, ndetse twajya inama aho bibaye ngombwa, tubone n'uwo mwanya ubwacu wo kwiyegeranya no kureba no kwisuzuma. Birashoboka rero yuko RIC yagize ubushobozi buke, ariko ndibaza yuko nk'uko tugenda tubona ibintu bikomera kandi tubona yuko hari ibyo dukwiye gukosora, ngira ngo turashaka kwishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ariko reka nongereho iki ngiki, ndibaza yuko dukwiye kureba uruhare rw'amadini n'amatorero muri iki gihugu cyacu. Kimwe biragaragara rwose mu buryo bw'ivugabutumwa. Iyo tuvuga ivugabutumwa ryuzuye, tuba dukora ku muntu wese, dukora ku marangamutima ye, dukora ku bwenge bwe, dukora ku byamuteza imbere, iterambere mu gihugu. Ndibaza ko amadini n'amatorero na kiliziya afitemo uruhare rukomeye cyane, kandi turiho tugerageza muri ibyo ngibyo: uburezi, ubuvuzi, imiryango nyarwanda, umuryango nyarwanda, mu kwigisha no gufasha mu bijyanye no kurera, mu bijyanye n'amarerero. Ndabona ko amatorero habigiramo uruhare nk'ibyo ngibyo. Icyo nemeranywa natwe twese ni uko nk'amatorero tukwiye kugira ikintu gitanga umusaruro aho amatorero yacu ari, kizamura umunyarwanda, kimufasha mu by'umwuka, mu by'umubiri, mu by'ubwenge n'imibereho. Ndetse dukwiye kugira n'ukuntu kandi biriho, turabibona mu bimina, turabibona mu gutanga akazi, turabibona mu byo twubaka. Ngira ngo ibi byose nabyo bizana ikintu cy'umutungo cyangwa se cy'ubukungu mu gihugu. Amadini afite uruhare runini cyane afatanije na leta. Ndibaza ko ibyo ngibyo tudakwiye kubyirengagiza kandi dukwiye kubibona. Cyakoze ntabakwirengagiza yuko hariho nanone amadini cyangwa se amatorero, cyangwa se mbare gukoresha ijambo, nanze kuvuga ijambo ngo amatorero y'inzaduka, nanone hariho abatana bagakora ibyo batari bakwiye gukora. Hariho abinjira mu nyigisho batari bakwiye kwigisha, zishobora kuzana ubuyobe no kuyobya abantu. Hariho adashaka kubahiriza amategeko. Reka tunabivuge, hariho ababona yuko itorero cyangwa denomination babona iyoboye ari akarima kabo, bagashaka kuyikoresha uko bashaka, aho kumenya uko bakorera abaturage kandi ari bo Banyarwanda. Muri ibyo rero iyo bibaye, ntawabura kugira umuntu inama, ntawabura kumukemura, ariko cyakabaye cyiza twebwe ubwacu. Iyo bigezeho rero biragorana, kuko baravuga ati winjiye mu myemerere yanjye, ufite imyemerere nanjye mfite iyanjye. Ntabwo turiho twinjira muri doctrine y'itorero, ariko turiho turinjira gukora kuri gahunda, niba nabivuga gutyo. Turiho turinjira gukora kugira ikintu gihindura abantu n'ahantu. Turiho turinjira ku kintu cyateza imbere uwo muntu uri bubwire ubutumwa kugira ngo nawe azamuke. Ntabwo rero turiho twinjira kuntu zeno rero twinjiye no kuri doctrine. Dukwiye kwemera ko hari inyigisho z'ubuyobe ziriho zibaho uyu munsi. Ngira ngo abigisha b'ibinyoma na muri Petero wa 2 igice cya 2 haravuze ngo babayeho no mu bwoko bw'Abisirayeli, kandi n'ubu bazabaho, ngo ahubwo mubirinde ko bashobora gutukisha izina ry'Imana. Icyo ngicyo rero, ibyo ngibyo biriho kandi turayibona. Muri Yuda naho haravuga ngo mwirinde, ngo kandi murinde imyizerere yanyu. Tuzi rero yuko umunsi hari abantu bishushanya, kishushanya, kigira cyangwa se umupastori, kigira cyangwa se umusenyere, kigira cyangwa se umuntu ukomeye, kugira ngo nabyita guhohotera ba bandi bafite amarangamutima, bifitiye agahinda, bibereye mu bibazo, ugasanga bataye mu bibazo birenze. Hari abahanuzi baza bafite imbaraga, baza bafite amagambo meza bakubwira, ariko kandi baza banakubwira yuko biracitse. Nutagira gutyo uvuze ku buhanuzi, sinzi niba nato muri 2010
hariya hafi ya Nyungwe ahantu bita muri Kivu, umuntu yaraza arahanura avuga icyongereza cya kindi kidacika cy'abanyamerika n'igifaransa cyiza, hari agiye kuba amatora aravuga ati hazapfa 90% by'abaturage. uwo muntu yahanuriye abantu, ariko ngira ngo inzego zibishinzwe zaramufashe akurikiranwa byemewe n'amategeko, ariko nyine nabikoresha ntanga urugero nyine rw'abahanuzi nk'abo. hariyo rero ibintu ushobora gukora bigahahamura umuntu aho kugira ngo binamufashe bumwubake. hari ibintu ushobora gukora bigatera ubwoba umuntu akabura iyo yerekeza, amarangamutima akaba menshi. ngira ngo His Excellency yavuze ikintu cyiza cyane, sinzi niba yari yasomye muri Yohana wa mbere 4:1, yaravuze ngo we hari umubwiye gutyo ngo yabasaba ubuhamya. n'ijambo ry'Imana yavuga ngo test all spirits. urabyumva, ugenzura imyuka yose, mugenzura imyuka yose. nibaza rero yuko tudakwiye kugendera muri icyo kigari cyo kuvuga ngo nyanaka yavuze ibi ngibi, ahubwo dukwiye ko kureba ese n'iki ijambo ry'Imana ryigisha, ese n'iki ijambo ry'Imana rivuga, kuko utabikoze gutyo twaroha abantu. murakoze. Scovia, hari icyo twite ibyo bita refait frappant, kuvuga ngo reka turebe nko muri ibyo bibazo bihari, ese koko hari ibintu tubona biteye impungenge birimo bitutumba bizamuka muri ayo madini n'amatorero bishobora kuzanira akaga sosiyete, byahera kuri ubwo butekamutwe, kunyunyuza abantu, ariko hari n'abatekereza yuko hari n'abikinga muri icyo kiza bikaba byakora no ku mutekano w'igihugu no kujegeza imiyoborere y'igihugu. ubundi umuntu wese iyo afite ibyo arimo gukora nabi, byanga bikunda biba biri bugire ingaruka ku baturage n'igihugu, byaba uburyo bw'umutekano, bwaba uburyo bw'imibereho y'abaturage. ntabwo ushobora kubitekereza mu buryo bwo kuvuga ngo wigishije ubuyobe ntabwo biri bugire ingaruka ziraza. ariko ndasubira ku cyo minisitiri yigeze kuvuga, yavuze ngo amatorero ugasanga ni menshi. njye ntekereza ko aya madini n'amatorero habayeho kwimuka mu banyarwanda. hambere hataraza amadini n'amatorero habagaho kubandwa no guterekera n'ibindi bikorwa. ibyo bintu byitwaga rero ngo turabaza. kera abantu bajyaga kuraguza, ubu rero ntawe ujya kuraguza, bajya gusenga. kuvuga ngo dusa nk'aho twimutse tukibirindura tukaza ku kindi gice, kandi ibyo bintu abanyarwanda babyemeraga cyane. ndatekereza ko musenyeri mukuru abyumva kundusha. ariko ni ikintu gikwiye kuba kirindwa uburyo gikorwamo. musenyeri hari ikintu avuze gikomeye cy'uburyo amatorero n'amadini, ngira ngo na Isilamu nibiza mu matorero cyangwa mu madini, ngira ngo iza mu madini, bikwiye kuba bifite icyo bimariye abaturage. icyo kintu ndatekereza ko ntabwo kigibwaho impaka. ese abaturage babijyamo ntabwo bazi icyo bibamariye? aba bantu natangiye mvuga ngo buriya pasiteri cyangwa umuyobozi w'idini yabaye inyangamugayo akabifura, yavura indwara zimwe na zimwe twakavurije Indera. kuko icya mbere gihe nagiyeyo mwizeye, kandi nizera ko hari undi muntu urimo kumukoresha ari we Twisemana ushobora kunkiza no kumfasha. iyo yakwigishije gukora ko Imana iri buguhe umugisha, uba umukozi mwiza. iyo yakwigishije gucunga ibyawe neza, ntabwo wangiza ibyo utunze, kuko Bibiliya ifite icyo ibivugaho. ivuga ku bapfapfa b'abagore, ivuga ku bagore b'abanyabwenge, ivuga ku bagabo b'intwari, ivuga ku bana beza. nta kintu na kimwe Bibiliya turifite muri iyi si itavuga. na Korowani ubwo ku rundi ruhande. yego. n'abayisoma nanze kuyitangaho urugero ko sindayisoma. bagenda ifite ngerageza kureba. bivuze iki rero? bivuze ngo amadini ni umwe mu mitungo cyangwa ni bimwe mu byo leta ikeneye ku rwego ruri hejuru. ndabaha urugero. musenyeri bajya bamushyira amaturo y'10 tutaratanga umusoro. umuturage agafata icyemezo akajya gutanga amaturo, agatanga n'10 ataratanga umusoro. ndashaka ngo wumve uburyo uwo muntu kwemera kwe urwego biriho. ahubwo minisitiri ashobora gutumiza inama agafungisha n'utuduka, ariko kwa musenyeri bagiye bijyanye, tujyayo twijyanye nta dasirimu. ingoma n'ipendo birahagije. yikise ko tuzi isaha. iyo tuzi isaha twese duhurirayo urusengero tukabura intebe. inama ya minisitiri ntabwo twayitabira dasitaje gufungisha. noneho tuzafatanye. biravuga iki rero? urumva bivuga iki? biravuga ko imyemerere y'abantu ko bemera ku kijyanye n'iyobokamana gifite imbaraga ku buryo leta idashobora kugifata nk'ikintu yorohereje aha. biragenda bite rero? sinzi niba inkuru narayumvise neza, ariko mu karere ka Kamonyi meya yandikiye kiliziya imwe ayisaba ko afunze iyo kiliziya. baramubaza bati mufunze ibikorwa bya kiliziya cyangwa bibera hano, cyangwa mufunze inzu dusengeramo gusa, cyangwa avuga paruwasi ya Mugina. Ego, asobanuza. bishaka kuvuga iki?
musenyeri cyangwa se uwanditse asobanuza uyoboye aho yasaga nk'aho ashaka kuvuga ngo mufunze ibikorwa biri hano, dufunge centre de santé, dufunge ishuri, dufunge n'inzu. ariko meya yasobanuye ko abo bandikiye barabasuye, n'ibyo babandikiye nyine icyo nshaka kuvuga ni barabizi. niba wageze kuri kiliziya ugasanga idafite amapave n'ikigega cy'amazi ariko yubatse ishuri n'ivuriro, uwo muntu ni umufatanyabikorwa wawe, waha iminsi ariko utamufungiye. nyakubahwa minisitiri umbabarire, muri iyi minsi mfite, ejo bundi perezida yaravuze ngo indwara abantu barwaye niba ari bwoko ki tuyibavurize he, njye naje kuyimumenyera, ni ingufuri. uwatinze gusoraho kugira ngo umubwire uteje uzaze gusora, usiga ufunze aho yagakuye icyo gusora. uwo usanze amapave atariho kugira ngo abakirisitu baze mu muganda bavuye gusenga bayashyireho, usiga ufunze. indwara ni ingufu. Wowe ntabwo bemera ko bari gufunga zina nsengero? Njye nemera ko ngewe ubwanjye bwa mbere bakitanga itangazo navuze ko hari insengero bakwiye gufunga, bagafunga na pasiteri. Erega ubu si ukuzifunga gusa, n'izigomba gusengwa. uretse gato banza wumve, njye navuze ibyo minisitiri atavuze. hari pasiteri bakwiye gufunga, bagafunga n'urusengero. uwo pasiteri ni uwuhe? ukora ibigikwiye gufungirwa. kuko niba umuntu aza akabwira abantu ngo ntibajye ku kazi, akabwira umugore ati ntujye gupimisha inda, nzagusengera ubyara umwana umeze neza, uwo muntu arimo arica abantu. ngira ngo nicyo wowe ahubwo ntabwo bakwiye gufunga urusengero, akwiye kujyana narwo. Bishop hari icyo ntubashaka gukora? hari icyo ngiye kuvuga, ngira ngo ibyo hari icyo nemeranya nawe na Scovia cyo kuvuga yuko hariho ibikorwa n'umupasitori, aho gufunga urusengero nafunga pasiteri. Bari kubivuga gutyo. Ikindi cya kabiri, hariho uri musenyeri bwo biraremereye. nibyo kuko bishobora kuba ari amakosa y'uwo mupasiteri, noneho agafunga urusengero, kandi urusengero rufite inyungu benshi basumbye uwo mupasitori. ariko kandi nibaza ko ari nacyo gituma turiho tuvuga, kandi hagiyeho inyigo yo kuvuga ngo ugiye kuba umukuru wa paruwase aba ari umuntu wigishijwe kugira ngo ashobore no kugira icyo yabazwa n'icyo yasaba. aho rero hahita hazamo ngo ab'umuhamagaro n'ab'amashuri. ab'amashuri ngo ntabwo baba bakijijwe cyane. oya buretse icyo kintu cy'amashuri n'umuhamagaro nacyo nigisobanuke. nitusoma Bibiliya ubwo abakorowani nabo bafite aho basoma ngo Imana yatoranije abaswa ngo ikoze isoni abanyabwenge, bahita kuzamuka. barakubeshya aho rero niho baturiza abana kujya kwiga. kuko Bibiliya ntabwo ivuga abaswa, ngo yatoranyije abaswa ngo ikoze abanyabwenge. ariko iki ihari ni iki? niba mu rusengero Musenyeri Mbanda yarize, twe twamugize umuyobozi, ariko ntabwo bikuraho Scovia na minisitiri dufite impano yo gusenga, ko dufite impano yo gusenga, dufite iyo kuririmba, dufite iyo bya bindi byose. ariko Mbanda hari, kavuga ngo Mbanda hari, Musenyeri Mbanda hari, navuga ngo nka connection ihuza leta n'iryo torero, kuko leta hari ibyo isaba. kandi gusenga mu buryo bw'umwuka ntabwo bisaba ko mbasha kumva igifaransa kugira ngo nzavugane na ambasaderi, ariko turasaba Mbanda uzasobanurira ambasaderi uzaza kudusura. icyo cyo kwiga, ntekereza ko umuyobozi akwiye we kuba ari kuri iyo level. Bishop nabonaga ashaka kwanzura gucuza ku cyo yashaka kuvuga kugira ngo wenda ashaka gucuza kuri icyo ngicyo, kuko ndibaza yuko hari igihe tujya kure tukavuga ngire ngo tugashyiramo amarangamutima. amategeko cyangwa amabwirizwa yagiyeho avuga yuko uyobora paruwase niwe kwiye kuba ufite ayo mashuri asabwa. umukateshiste n'umubwiriza hariya hepfo ntabwo ibyo babisabwa. n'uw'ishuri shingiro cyangwa se umuryango remezo, mu bangirikani mu bita itorero shingiro, muri gatolika umuryango remezo. itsinda ry'amasengesho ntabwo byariho bisabwa na perezida wa koroni. rero twe kujya kuvangira ngo tubivangira aho ngaho, oya perezida tubivangira aho ngaho. noneho rero ikindi ngira ngo umuntu yakongeraho, dukwiye gukuramo amarangamutima muri ibi bintu. iyo dushyizemo amarangamutima tuzabivanga cyane, none nitubivanga tubyice byose. nibaza yuko dukwiye kureba cyane cyane ku bintu bijyanye n'inyigisho z'ubuyobe, nizo ziriho ziduteza ibibazo, nizo tujyana cyane. yavuze ngo abaraguza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. burya no muri Bibiliya hari abo bita ngo diviners, ni abatekamutwe mu by'ukuri. ni abatekamutwe. aba rero nabo ni bene babandi ureba umuntu akakubwira icyo abona ushaka kumva kugira ngo agukuremo icyo ashaka gukuramo. icyo rero nacyo ni ikibi. mu bigisha nano inyigisho z'ibinyoma hari abo bita ngo
ngo ni tickers, ni abakirigita. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ashaka kukunezereza, ashaka kukubwira neza, ashaka kukubwira ko Imana yaguhaye imodoka, akagushyira mu kinya rwose, akagushyira ahangaha, yamara gushyira ahangaha noneho kugira ngo agukure mu byo akwiye kugukuramo ku ndonkezo. ubwo bihwanye gute n'ibya Karl Marx bavuga ko la religion c'est l'opium du peuple? Ni na drogue, ikiyobyabwenge. Ni ikiyobyabwenge. Karl Marx yaravuga ngo c'est l'opium du peuple. Nibaza rero ko icyo dukwiye kumenya kimwe, hariho koko ibyonnyi, hariho ibintu bidutesha inzira, hariho ibintu bituyobya, kandi biroroshye kuyobya abantu bakwizeye, bagukurikiye, kuko ntibakubaza, ntibagucarenjinga. Aho rero niho hantu dukwiye kwitonda, natwe ubwacu nk'abanyamadini tukahareba, akaba ari naho ndetse twigira inama, ndetse n'undi wabibona akabona ko atari byo, nawe akaba yadukebura akatugira inama. Niho rero ngiye mbona yuko nka leta n'amadini, cyane cyane RGB nka regulatory body, nibaza ko dukwiye gukoranira hafi, nibaza ko dukwiye gufatanya. Ibijyanye rero n'umubare w'insengero izikwiye kuba hehe, nibaza yuko itorero ryose ririho rigira impact muri society, ririho rigira icyo rizamura h'umuturage, ririho rigira umumaro aho hantu riri, ririho ryigisha abana, ririho ryigisha ababyeyi, ririho riteza imbere, ririho rivuga ubutumwa bwuzuye. Nibaza yuko ryari guhe kurebwaho neza kandi rigahabwa umwanya, ariko kandi dukwiye gukorera kuri gahunda, kuko ikibazo tugira nitudakorera kuri gahunda, nutitigisha abantu, nutagenda n'igihe tugezemo, nututamenya aho igihugu turimo dukoreramo kigeze naho cyerekeza, nutamenya ahantu twifuza gukura abantu naho twifuza kubageza, nibaza yuko tuzagira ibibazo. Bishop, nashaka kubabaza, wenda waduha n'urugero, kuko itorero Anglikani muyoboye hari igeze za Giporoso, hari Iremera, ahantu hose umuntu agera urahabona n'ibindi bikorwa byahindutse cyane ku rwego rugaragara. Ubwo nkakubaza ngo nk'itorero rimaze imyaka 105 ahantu 10 cyangwa 20, ariko ugasanga nabo ubwabo imbere muri bo ntiwababaza plan y'insengero zabo zigomba kuba zimeze zite, ibikorwa by'amajyambere bimeze gute. Ese amatorero n'amadini yakwiye kuba afite iki imbere yuko n'urwego rwa leta ruza kubabwira? Bo nta gahunda bakwiye bafite imbere muri yo. Nibaza ko ari bya bindi nyine twavuze byo kwiga no kwigisha no guhugura. Nibaza ko ari bya bindi nyine byo kugira yenda no kugira urugendo shuri, kugira ngo ngire n'uwo nigiraho, hagire n'uwo nigisha, hagire nawe n'unyigiraho. Nibaza yuko iyo tumaze kugira gutyo tukamenya yuko dukwiye kugira gahunda, ubwa mbere dukwiye kumenya ese duhereye he, ese turagana he. Hagati aho ngaho dukwiye gukora iki kugira ngo dushobore kugira aho twifuza kugera. Niya gahunda rero. Yego, murakoze. Gutekerereza. Minister, wenda watubwira aho bigeze, ubugenzuzi aho bugeze. Mwavuga ngo insengero zirenga 8,000 zimaze gufungwa, ese zarafunzwe burundu, gufungurwa bigenda bite? Ariko niriya gahunda vuga ngo harizo twumvise ngo zizasenywa nazo nyinshi, bakavuga naho ziri. Ibyo bintu nabyo hari ukuntu abantu babyakira. Reka tubisobanure. Ubwo hari n'icyo dukwiriye guha amakuru abaturage kijyanye n'amakuru amwe namwe bagenda abantu bavuga bati se nkabira byo gufunga bati ni nyinshi n'ibiki. Icya mbere cyo nuko ibikorwa by'imiryango itegamiye imiryango ishingiye ku kwemera ntabwo ari insengero gusa. Tubigarukeho nabyo. Bagira insengero, bagira ibikorwa by'ishoramari nk'ibyo mwavugaga. Iyo ugeze hariya ku Giporoso ntabwo ari urusengero gusa ruhari, hari amaduka, bagira amashuri, bagira amavuriro ndetse n'ibindi. Uyu munsi ubugenzuzi bwakozwe gusa ku nyubako yihariye yitwa urusengero. Noneho bikomeza bino kugana ngo ese amadini yo ubu ngubu bimeze bite. Ibyo nibyo bintu ubu ngubu turiho. Ni nayo mpamvu kuvuga ngo amasengero, kuvuga ngo insengero cyangwa se inzu zisengerwamo nyinshi zarafunzwe, ntabwo bivuga ko hari ikibazo kiri hagati ya leta n'amadini, kuko ni inzu yitwa urusengero igomba kugira ibyo yujuje, ariko amadini arahari kandi ayujuje ibisabwa arakora, ntawigeze ayafunga. Icyo ni kimwe. Kuvuga rero ngo bigeze hehe, aho bigeze nuko mu bugenzuzi twakoze hari ibice bibiri. Hari igice kijyanye n'amazu, ayo mazu nyine asengerwamo, ndetse hari n'ahantu hasengerwaga hatari n'amazu. Murabizi ko hari abanyarwanda benshi wabonaga basengera ahantu mu misozi, ahantu hari amasumo y'amazi, hari ubuvumo, hari ibitare, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, hari ibyo twitaga ubutayu byinshi bidafite n'ikintu na kimwe cy'umutekano kihabera. Ukumva inkuba yakubise abantu 5-6 inkuba yakubitiye ahantu mu biti, wajya kure ugasanga abantu bagiye gusengerayo ahantu hadafite mu
by'ukuri hateye ikibazo ukibaza ukuntu ahubwo bitabaye ahubwo bikakuyobera. Ibyo twarabikurikiranye. Ahantu nk'aho ngaho ariho mpera twabaruye tumaze kugera kubona ahantu hageze ku 110 mu gihugu hari hameze gutyo. Twumvikanye ko aho hantu tuhafunga kubera ko aho hantu nta mpamvu y'uko abantu bajya kuhakorera ibikorwa by'amasengesho kuko nta kintu gishobora kurinda abantu aho ngaho. Aho nta mazu ahari, ni ahantu abantu bahurira bakajyamo, ni imyobo, ni ibyo ngibyo. Noneho amazu asengerwamo twagiye kugenzura, kugeza ubu twagenzuye amazu ageze ku 14,000 mu gihugu, ni 14,98. Aho twasanze muri iyo nsengero. Yes, ubwo ni icyo twita insengero, ntabwo ari amadini, ni insengero kuko idini rimwe rishobora kuba rifite amazu menshi cyangwa se imwe. Aha twasanze harimo ageze ku 9,000 nk'uko mwabivuze, afite ibibazo binyuranye. Muri ibyo bibazo binyuranye byatumye ndetse aba afunzwe, harimo ayo ubona ko bigoye kongera kuyakoreramo bitewe n'ahantu aherereye. Ayo ngayo niyo muri gutangira kuvuga abantu bavuga bati hari ayo bavuze ko agomba kuhava n'ibindi bitewe n'uko ahantu iri hari iziri mu manegeka, ahantu n'ubundi abaturage n'ubundi badatura, ahantu hatemerewe gushyirwa inzu niyo yaba ari iyo guturamo cyangwa gukoreramo ikindi kintu. Iyo ngiyo ntabwo wambwira ngo ejo ngo urongera ngo ivugurure mwongere hakorere, ntabwo bishoboka. Hari izo umubare wazo zimeze turawuzi sinapretanda ko zose tuzizi, ariko harimo amazu ageze kuri 600 n'andi twabonye ko ahantu ari bigoye kuba yakongera kuhasubira. Ubwo bivuze ko azasengwa. Harimo afite ikibazo bikomeye, harimo kuri 336 kugeza ubu ngubu tumaze kubona ko y'ubwayo ntabwo wayakoreramo, ntashobora gukorerwamo, ahantu ari akwiriye kuhava, kandi na ba nyirayo barayazi. Hari niyo rwose na nyirayo, ntabwo ari ibintu dukora mu buryo buhishe, muranabivugana akubwira ati nanjye rwose iyi nzu rwose ndumva umuti ari uko nayireka nayikuraho nkategereza igihe nzakorera umushinga wo kubaka inzu nzima nahurizamo abantu, kubera ko zimeze nuko wenda sinzi naho amafoto mugize, dufite amafoto twagiye dufata tugera tuganiraho abantu bakayareba. Hakaba noneho n'izindi zitazafungurwa, uhita ubona ko zidashobora gufungurwa kubera ko ni idini nibyo byasinyanye na leta ko rigira aho rikorera hazwi n'ibindi, ariko nyiraryo agendana impapuro ku mufuka akagenda afungura inzu ahabonye, ugasanga iduka inzu ibiduka uyu munsi ejo ikaba urusengero, cyangwa se iba sale y'inama bwa kikaba urusengero, cyangwa uyu munsi iba refectoire y'abana, ku cyumweru ikaba urusengero. Izo nazo ziri mu zitazakomeza gufungurwa ngo zibe itorero kugeza igihe ba nyirazo baza. Mu mijyi imwe n'imwe simbona ari sawa basengera mu mahoteli, ahubwo ukahakoresha ibintu byinshi. Ntabwo ari ibyo, ntabwo byemewe mu mategeko dufite, ntabwo ariko bigenda. Ushobora gukodesha hoteli kubera ko hari event ufite izwi, ariko ntabwo wavuga ngo mfite itorero ridafite ahantu rikorera, ibyangombwa bigendera mu mufuka, nkaza ngakodesha inzu ikorerwamo ibindi bintu uyu munsi. Ikibazo wenda cy'iminota muri iyo Bibiliya bahoze basoma cyangwa Korani sinzi niba birimo, ntabwo ndabigeraho. Abitwa abafarizayo ngo bakoreza abantu imitwaro ariko badashobora gukozaho n'agatwe k'intoki. Sinshaka kugira uwo mbitwerera ibyo ngibyo, ariko n'abantu bagiye bavuga bati nibyo leta nimugenzura, ariko namwe mwikebuke. Aho inzego za leta zikorera, imirenge, utugari, ubwiherero se burahari, ayo mapave musaba abantu arahari, n'ibyo Scove yageze kuvuga. Ese ibyo musaba abantu bose biraba bimwe binatewe n'imiterere yaho? Reka dushyire ibintu mu mwanya wabyo. Ahantu hose abantu bakorera hafite amategeko ahagenga, kandi nta hantu hakwiriye gukorerwa hari umwanda turawumvikanaho. Nta hantu hakwiriye kuba hari umwanda, aho biri byose ubishinzwe abagomba kubikosora. Nta hantu hakwiriye gukorera hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ibyo ngibyo birumvikana, tugomba kubikora ahantu hose biri. Kuba rero hari inyubako za leta nazo zifite ibibazo, ntabwo bikwiriye. Niyo mpamvu twese dukeburana, niho n'abantu babivuze. Leta irakomeza ikora ibyayo, irabikora, ariko n'abandi bagomba gukora ibyabo. Ntabwo leta izareka gukora inshingano zayo ngo kubera ko hari ikintu muri leta mu nyubako za leta kitameze neza, ngo kubera iyo mpamvu leta ntizagenzure kuko hari ibyo leta ishinzwe, harimo no gukosora n'ibyayo bifite ibibazo, ariko ntabwo bizayikuraho inshingano ifite, kuko buri wese afite inshingano ahabwa n'amategeko, afite inshingano ahabwa zo gukurikirana. Niyo mpamvu bizakomeza gukorwa, leta izakurikirana
ko buri wese yuzuza ibyo akwiriye kuba na leta izikurikirana n'ibyayifite izo nshingano zo kubikurikirana zo kubireba kuko nta wundi muntu ufite izo nshingano. Scovia, reka nguhe umunota umwe ngere kuri Bishop kuko nsigaranye iminota 5 tugana no ku mwanzuro uburyo burambye bwo gukemura ikibazo, ariko hari n'abambwira bati birava mu nsengero zisanzwe nk'ahantu hubatse bikajya noneho kuri social media, ari abo bahanura, ari ababwira umuntu ati jya hariya ngo usengere, birimukira kuri social media, ukabona ko byarimutse. Wowe uratekereza urusengero nka location y'ahantu, ariko noneho byageze kuri social media. Urumva hari icyo nemeranyeho na minisita nyakubahwa Mbabare ko turi mu kiganiro kimwe, kuba iyi nzu yari studio noneho wenda ibindi bice bikaba bikoreramo za studio, ariko iyi sare yujuje ibisabwa mukaba mutemera kwigirwa urusengero. Ubundi urusengero naho umuntu akorera, sibyo? Ushobora keretse niba hari n'umunsi buzira muvuga ngo ntabwo umuntu akwiye kurara Matewusi, kuko Matewusi ni mu isoko naho twese tuzi ko hacururizwa, ariko hari abantu barubaka inzu ndende hejuru bakahagira apartment, uzavuga uti kuki urara hejuru y'iduka? Nge ntekereza ko niba inzu ifite ubwiherero, ifite ibitashyira abaturage mu kaga, kuki ushobora kuvuga ngo utanze urugero rw'urusengero nashaka kuza gutanga 2018 hari urusengero baje bararubwira batamukorera ni mu baturage ni muvemo, baragenda bafata inzu y'umucuruzi uruhande hamwe bahagira ibiro, bafata na sare bayigira urusengero, barubaka bagarura amajwi rwose. Uyu munsi mwarabafungiye ngo bakorera mu nzu itari yarubatswe bwa mbere, basaba icyangombwa ntibasabye umujyi wa Kigali ko bagiye kubaka urusengero, ngo bubatse inzu. Ngewe ntekereza ko na leta uyu munsi Rwanda Revenue irimo irakorera mu nzu y'ubucuruzi kuko yayo yubatse idakomeye, amasegonda Scovia yo yarakodesheje kaganyuruhira, ariko urebe nicaye hagati none ikintu gihari ni ikirero. Mu by'ukuri ngewe nemera ko niba hari ibyo umuntu yakoze bishyira abaturage mu kaga bikwiye guhagarara. Ariko nyakubahwa minisita, inzu ikomeye nka Arena umuntu yafasha akayigira urusengero kuko bari barayubatse bashaka kwizakinirwamo basket, akaba yikodesha ku manywa na nijoro nta kindi kiberamo, urayihagarika ngo nuko ari stade y'imikino ngo ntiyagenewe urusengero. Mbwira ibyo kuri social media rero, ibyo kuri social media biriya ibi barimo bakora byo kuvuga ngo abo bitwa ko bavuga ibitavugwa n'ibindi bavuye muri ibyo nyubako bigiriye kuri abenshi nta nubwo bazibagamo. Icyo rero leta isa nkaho yakoze, irasa nkaho itanga kanini kagabanya umuriro, ariko ntabwo izi cyateye indwara, ntabwo ivura malaria, iragabanya umuriro. Uyu muntu rero kinini kimara gushama arongera arembe, kuvuga ngo uwo mwirukanye mu rusengero, imbuga nkoranyambaga harabera ibintu. Ejo nibyo nari ndimo mvuga, bitangira babona ari Scovia ivuga, bikavaho Scovia akaza kwitwa Bishop, bikarenga akitwa Musenyeri, bikarenga akitwa amazina yose. Bajya gukora kuri Scovia bakavuga bati i Rwanda bafashe Musenyeri, ariko natangiye ndi Scovia nta wamungize. Rero ibyo byose bishingiye kuki? Ku burangare bw'inzego zifata ibyemezo, bakazazira icyarimwe n'inkubiri bakaduhitana twese. Baba bavuga abapasiteri bakafata social media se wabahagarika ute ko no mu itangazamakuru byagoranye? Ntabwo bahagarika social media, baza gufata abavuga. Ubu se ndi kuri gereza nabamvugira hano, nicyo bivuga bazaza bakundure batware, muri uko gutwara batware n'abatari ngombwa. Kubera iki? Kuko ibintu birimo birakura babireba, abateka mutwe mu rusengero baje bahari. Minisita yavuze ngo twebwe nk'urwego turimo turagenda tukajya kugenzura, ariko ubundi hari igice na kimwe, hari aho watanze urugero ngo hari izo tutazi, hari igice na kimwe muzi leta itagira uyihagarariye. Bayoberwa batese. Scovia, umva umuturambye mu masegonda make yaruhe kuri kibazo? Umuturambye nuko kuba harabaye uburangare bwa leta, hakaba kutaba imfura kw'abanyamadini bamwe, bidakwiye gutuma uri hagataho ahitanwa n'imbaraga leta ifite, ngo aze guhitanwa na Musenyeri uvuga ko ibyo byuzuye. Kandi igihe wenda narindimo nubaka igihugu niba gitera imbere nk'uko minisita avuga ko hari ibyo bataranoza, nibemere ko hari n'insengero nazo ziri mu nzira z'ibitaranoga, ariko barebe bitashyira umuturage mu kaga. Amapave n'ikigega ntibyashyira umuntu mu kaga. Bafunze urusengero rudafite ikigega, ntabwo barafunga amashuri yubatse atagira ibigega, amazi ava hasi. N'ibigo nderabuzima barimo barabimbwira ngo none byose. Urakoze Musenyeri, wenda turagana ku mwanzuro w'ikiganiro. Tunabashimira nyine umusanzu ukomeye muhora mutaha muri ibiganiro. Mwebwe mbona uburyo burambye no kugira ngo rega abaturage babyumve neza ko ibyo byose biba ku neza yabo. Kimwe reka mbaze nemeranywe na minisita kuko nanjye mfite ahantu hari Bumbogo nagiye kuhasura muri iyi minsi, ndeba ndi kumwe n'abakristo, dusanga aho hantu hadakwiye urusengero ariko hari urusengero, kandi dusanga amarangamutima y'aho hantu utababwira ngo nimuzamuke mwigire haruguru mujye mu rusengero, ubwo ni ukwigisha. Ibyo ndavuga ko ibyo ngibyo biriho. Umuturambye mbona ni ugukorana kw'inzego, ni ugukorana kw'inzego
bwa mbere bwo ni abanyamadini n'abanyamatorero twebwe ubwacu dukwiye kwikubita agashyi tukajya hamwe tukareba tukavuga ngo reka twebwe ubwacu twigire inama dutekereze turebe icyakorwa dufataniriza hamwe ndetse aho bishoboka tugire urugendo shuri twigiraneho hama turebe twihanure kandi duhanure n'abo dufatanije. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni kwa kwigisha navugaga. Ikindi cya gatatu uretse kwa kwigisha navugaga ni ukuvuga ngo noneho tugire iyacu assessment, ariko hari n'icyo twasaba leta. Icyo twasaba leta ni ukureba ayo matorero yose byibuze tukajya muri za kategori, noneho izo kategori tukavuga ngo aha ni aha kategori A, kategori B, kategori 3. Urakoze cyane Minisitiri, nsigaranye umunota umwe, ngira ngo ugire comment wakora ku bijyanye n'izo nsengero zimukiye kuri social media, ariko noneho hari n'abantu koko ubona bumvise inama za leta bagatangira imishinga minini, ugasanga bubatse ahantu harenga miliyari, umanutse aha Kacyiru, umanuka ugeze Kimicanga hari bafite ahantu basengera, ejo hafunze barimo barakora imirimo ya nyuma, ntibazongera guterana ngo barangize icyo gikorwa remezo. Ese koko nta kuntu leta nayo byari bita gushyiramo imiyaga, ukareba abantu bari serious bafite umushinga nk'uwo gushyira mu gaciro ukaborohereza? Ndumva mu munota umwe niba babishobora. Murakoze. Ubundi leta ishyira mu gaciro, inakora ibintu mu buryo bwiza, kuko iyi ni process. Hari abantu bari kuvuga nkaho ibintu byarangiye. Oya, ni process yatangiye. Hari n'abazi ko rwose buriya bafungiye batazafungurira. Ni process yatangiye itararangira, ku buryo ni ibintu bikomeza. Icyo ni kimwe nshaka guperesiza kugira ngo tutabaho hashi cyane. Icya kabiri ni uko iyo process buri wese ni ukureba ibikwiriye u Rwanda twifuza ibikwiriye niki. Icya gatatu ni uko tugabanya amarangamutima. Uyu munsi kuza ngo yango mwafungiye kanaka na kanaka, barafunze, hari ibyo bamusabye gukora, hari igihe kizagera bakajya no kureba niba ibyo bintu yarabikoze. Ariko ntabwo dushaka pressure yo kutubwira umunsi ngo genda ngo ufungure runaka kubera ko muzi, kubera ko afite ibi, kubera ko afite ibi. Oya, ni process ikora. Igihe nikigera tuzareba koko ibyo twumvikanye koko byakozwe neza, ndetse bijyanye n'ibindi bintu bisabwa kugira ngo umuntu akore. Kuko ubu turavuga inyubako, ariko hari n'iby'amadini, ibyo twavugaga kare, kureba ese inyigisho abantu batanga bya social media mu masegonda make. Social media rero nayo, social media hari ibintu abantu bishyiramo ngo social media ushobora kuhakorera ibyo ubonye kandi uri mu Rwanda. Ntabwo bishoboka. Social media kandi babikora, dufite amategeko mu gihugu arahari. Abantu bakora ibyaha kuri social media mu Rwanda hano barakurikiranwa, abakora ibitemewe n'amategeko barakurikiranwa. Ntabwo bavuga ngo nta dini ubu ryemeye mu gihugu ngo ugere kurishinga kuri social media urikorera hano, kereka ariho rivugira gusa ritavuga hano mu Banyarwanda. Ariko niba rivuga ryigisha Abanyarwanda, rigomba kuba ryubahirije ibisabwa. Ibyo byose abashinzwe kubikurikirana barabikurikirana kandi bizakunda. Hari n'abagiye bakurikirana mu minsi yashize, murabazi, kubera iyo mpamvu, ku buryo tugira ngo tubwire Abanyarwanda rwose be kumva ko ikitemewe n'amategeko mu Rwanda uzagikora kuri social media, amategeko ntabwo yabikwemerera. Murakoze Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude. Scovia Mutezi, mwakoze. Ikiganiro cyari gitangiye ubundi niho cyari kiryoshye. Bishop Mbanda Laurent, mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Archbishop. Yes. Urakoze cyane. Reka mbashimire mwese mwadukurikiye. Ntabwo kino kiganiro cyarangira akanya mugani ujya kubitangira ukabona birarangiye, ariko nibyo byiza kugira uzabona akazi kacu katarangira uyu munsi. Reka rero namwe dukomeze kubabwira tuti namwe mushyire mu gaciro, murebe ibyo leta ibashakira, ni byiza, mwibwiza ukuri, ariko na leta aho ibona yatwumva, aho yabumva. Nibaza yuko leta y'u Rwanda yumva abaturage, n'ibipimo mpuzamahanga birabigaragaza ko leta yumva abaturage. Mukomeze kugira byiza. Bye bye.